Sasa rero umukino w'umumiliyoneri ubu ngubu filime yarangiye, twabonye finali kuko uko bigaragara nuko nta season ya gatatu izabaho, kuko bisa nkaho filime yarangiye. Ese kuri wowe wanyuzwe? Ese kuri wowe noneho, kuko ubushize murabyibuka yuko bakora season ya mbere bakoze episode 30 ariko abantu ntibanyurwa, abantu bahitamo kuvuga ngo nibayikomeze yarangiye nabi, niko guhita bahita bakora iyi season ya kabiri yagizwe na episode 70, bahita bayikora. Ese noneho kuri ino nshuro mwaba mwanyuzwe mukanyurwa nuko filime yaba yarangiye, cyangwa hari ibyo mutigeze mubona, cyangwa hari ibyo mwumvaga mushaka kubona nk'ubukwe bwa Alice buba, nk'ubukwe bwa Dani buba, nk'ubukwe bwa Shalom na Gihozo buba, cyangwa mukabona na mama wa Gihozo ngo muri ukuntu asa, cyangwa mukabona aho Shafi bamufunga, byose batubwiye nyuma, byose mwumvaga mwifuza kuba mwabibona. Ese mwumvaga mwifuza kuba mwabona season ya gatatu? Mwumvaga ibyo ngibyo mubyifuza nkanjye? Aho ngaho murabitubwira muri comment. Reka duce rero turebe ukuntu iyi finali yagenze, turebe ese kuko ni finali yagenze neza, byari ibyishimo gusa, nta hantu na hamwe twize kubona ibintu bitari ibyishimo, kuko byari ubusabane. Rero twabonye aho Shalom yari yateranyije uwitwa Bucuri na Dani, hariho na Alice, hariho n'umukunzi we Gihozo, ndetse na Tricia na Lucky, arimo kubashimira urugendo rwe n'ukuntu bamubaye hafi. By'umwihariko yafashe ijambo ashimira umukunzi w'igihozo kuko yamubaye hafi cyane. Barangije bavanaho champagne, baraturitsa, barangije baranywa, barasangira. Ako kanya uwitwa Alice aravuga ati reka nta kibazo nanjye mvuge ijambo. Afata ijambo aravuga, asaba nuko buri muntu wese, buri couple iri aho ngaho nayo yagira ikintu avuga. Abitwa ba Tricia ndetse na Lucky nabo bagize ikintu bavuga bashimira Shalom cyane, bamwifuriza urukundo rwiza ndetse n'urugendo rushyashya atangiye, ndetse na ba Dani, kugeza naho witwa Alice yavuze ati reka noneho dufate record kugira ngo umugabo wanjye ahari wagiye tuze kuyimwohereza yumve yuko noneho ibintu ari fresh sana, ibintu bimeze neza rwose kandi ibintu bishimishije, kugira ngo nawe aze kuba afite amakuru. Rero ni scene yamaze hafi iminota 15, ubona yuko noneho ari ibyishimo gusa, ibintu ari umunezero hagati urukundo rwa Gihozo na Shalom rurimo kugurumana. Ari nako witwa Tricia nawe atubwira ati jyewe namaze kuvuga yes, nyine muri make bamaze kunterera ivi, Lucky yamaze kunshyiramo impeta. ubu ngubu Alice ubukwe bwe buravaho, natwe tuhita tujya mu bwanjye, ndetse kugeza naho Gihozo avuga ati oya njye ntabwo muzananga, ni njyewe uzabanza. Bose nyine ubona yuko n'ubundi rukundo, bafite urukundo rwiza rushimishije, bose basa nkaho barimo kuvuga ati nibishaka ubukwe tuzabukorere mu cyumweru kimwe, ibyo nta kintu bitwaye. Wabonaga rero ari ibyishimo, barangiza abana cheers. Aho ngaho rero twahavuye, turangije kuhava twaye Shalom. Rero mwibuke yuko umuntu bari bafitanye andi makimbirane wari utaramubabarira yari papa Alice, kandi ni sebukwe kuko ni na papa wa Gihozo. Yafashe umwanzuro wo kujya kumvuga ati reka njye kumureba. Yarangije avuga ati narinje hano. Papa Alice amubaza ati uje hano gukora iki? Ati ndimo kugenda nsukura ibintu nangije, ndimo kugenda nshyira umucyo aho nashyize umwijima, ndimo kugenda nsukura inzira zose natambutsemo nkazitambukamo nabi. Ati rero n'aka kanya ndagarutse ngongere ume imbabazi z'uko nakubeshye, ariko nyamara bira byose nabikoreshwaga n'urukundo nakundaga umukobwa wawe, kugira ngo nze kukubeshya. Ubwo umukobwa yavugaga mutagira ngo n'uwundi yaba ari Alice kuko yaramukundaga, ariko na nyuma yaje nanone gukomeza kumubeshya kubera nanone Alice.
Alice ariko ko nyine barakundanaga, nuko nyuma yaje gukunda Gihozo biza kugenda fresh. Rero papa Alice ako kanya yahise avuga ati, ahise yitaba telefone ya papa Shalom, arangije aramuhamagara aramubwira yuko ubona yuko nta kibazo, ati muzaze mwamwe mwamemukiye muze munzanire munzimanire ubundi ibintu bigende neza. Arangije abwira Shalom ati rero ngiye kukubabarira, ndakubabarira ariko uzagura icupa, muri make uzica impande y'abagabo. Undi aravuga ati amande yose wanca ndayemera, kuko urumva kubaho unundi ukundana n'umuntu ariko papa we mutumvikana ntabwo biba ari byiza. Rero Shalom arangije papa Alice aramubwira ati rero ndagira ngo nkwihanangirize n'ikindi kintu ku mwana wanjye Gihozo, ndakwihanangirije nimba ushaka kuzamubabaza ibyo ngibyo ntabwo nzabikwemerera, twazaserera. Undi aravuga ati oya, Gihozo ubuzima bwanjye mbukesha we, ubuzima bwanjye mbukesha Gihozo, rero ntabwo nshobora gukora iryo kosa, sinshobora gukora iryo kosa, reka habe na gatoya, ati ahubwo ngomba gukora ikintu cyose kiri butume Gihozo yishima. Ako kanya bahita bahana mu biganza, ubona noneho ko ibintu birimo kugenda bisubira mu buryo bimeze neza. Rero twaje kwibonera na Dani afata umwanzuro wo kuza kwerekana Pucuri mu rugo. Ubwo hari nyine abavandimwe be, hariho Gihozo ndetse na Alice ndetse na papa wabo. Barangije Dani ababwira yuko uwo mukobwa Pucuri ari we akunda, ari we azagira umugore. Barangije bagacishamo bakanatebya bimeze neza. Arangije papa Alice aravuga ati rwose ndumva ibyo bintu ari byiza kandi turakwakiriye cyane, ariko bacishamo banashyiramo agatebyo. Basaba rero Pucuri yuko yavuga. Undi nyine aravuga, ashaka kuvuga ati, bamubaza ati se ni iki waba warakundiye Dani? Ati icyo namukundiye uriya iyo umuntu afite umutima ubabarira. Mwibuke yuko ku by'amafaranga nyine yakaga Dani, ariko Dani akamubabarira kugeza aho Gihozo nyine yavuze ati ibyo bintu bapfuye ndabizi mwabyumvisha, ariko yaje kwerekana umukunzi we, ubona yuko ari ibintu biryoshye bishimishije bimeze neza. Arangije papa Alice aravuga ati noneho mwanamuzi n'ikindi kanze noneho mbazimanire, ari njyewe ubazimanira, ari njyewe wikoreramo, rwose twakire umukazana mushya mu rugo. Ariko n'uwitwa Gihozo avuga ati abangaba ntabwo bakundana kuturusha, njyewe na Shalom turi Romeo na Juliet. Ati rero njyewe ntabwo abantu bakundana kundusha. Ibintu nyine nk'ibyo murabizi, Gihozo ni umwana mwiza, ibintu byari bimeze fresh sana. Twaje kubona rero tubona nanone haciyeho icyumweru. Ubwo muribuka yuko witwa Cedric yagiye hanze. Rero haciyeho icyumweru yaragarutse, papa Alice yahamagaye abana be ngo bazane n'abakunzi babo. Ubwo hari Gihozo na Shalom, hari Dani na Pucuri, hari na Alice na Cedric. Sibyo, abo ngabo rero bari bahari, ubona yuko ibintu bimeze neza. Arangije umusaza afata ijambo aravuga ati bana banjye ndabashyigikiye. Arangije areba uwitwa Cedric ndetse na Alice arababwira ati bana banjye rero reka mbaho umugisha, muzakore ubukwe kandi ubukwe bumeze neza, muzabyare hungu na kobwa, mbahaye umugisha wa kibyeyi. Ati rero muzabyare hungu na kobwa. Abari aho ngaho bose bakoma amashyi. Arangije ahindukira areba Dani, nawe aramubwira ati rero nawe Dani, bana banjye namwe mbahaye umugisha kandi namwe muzabane. Ati ibi biganza ndabifatanyije, nagira uzabitandukanya, mubyumve yuko namwe
bantu banjye mbaho umugisha wa kibyeyi, namwe muzagire urugo rwiza. Arangije arindukira arebaho Cedric na nande bari Cedric na yareba hari Shalom ndetse na Gihozo aho bari. Arangije aravuga ati namwe bana banjye, abanjije abwira Shalom aramubwira ati rero ndagira ngo mubwire yuko ugomba gufata umukobwa wanjye neza, kuko mbere yuko yizana azigaruka mu rugo ni njye uzaza kumwitwarira. Atari ko ibyo bintu simbyifuza, ndifuza yuko muzagira urugo rwiza. Shalom ati yego turabyifuza natwe ariko bizagenda. Arangira avuga ati ngaho muze namwe mbaho umugisha. Rero nabo abaha umugisha, ubona ko noneho harimo ibyishimo bimeze neza cyane. Rero aho ngaho episode ni uko nguko yarangiye, finali y'umukino w'umumiliyoneri. Binarangiza banatubwira yuko witwa Alice na Cedric baje kubana, bakora ubukwe bwiza cyane, barangije baranabana, barabyarana, bagira urugo rutemba amata n'ubuki. Baza kutubwira ko uwitwa Gihozo ndetse na Shalom nabo baje kubana. Baza kutubwira ko na Dani na Pucuri nabo urukundo rwabo nabo baje kubana, barabana bose. Baza kutubwira rero ko n'urukundo rwa Alice na rwa Tricia na Lucky nabo baje kubana, nako urukundo rwabo bakomeje kuba bari kumwe, ariko batubwira yuko ubukwe butari bwakaba, ariko urukundo bo bakomezanyije urukundo rwabo. Batubwira ko uwitwa Shafi yaje gukurikiranwa n'ibyaha, akaza gufatwa, akagira ute, akaza gufatwa agafungwa, agahanwa n'amategeko. Rero ibi ngibi ni ibitwemeza yuko filime bitabaye igihinduka, filime umukino w'umumiliyoneri irangiriye hano, kandi tubashima yuko baduhaye filime nziza irimo inyigisho. Ubwo reka dutegereze nimba hari indi bazadukorera izaba iryoshye nk'iyi ngiyi, cyangwa nimba bazakora season ya 3. Ibyo ngibyo ntabwo twabimenya. Wenda noneho witwa Alice na Shalom basigaye babana, witwa Alice na Cedric basigaye babana, witwa Gihozo na Shalom basigaye babana, nabyo byaba ari byiza. Ubundi tugakomeza tukareba. Cyo mukomeze mugire ibihe byiza, mbeze gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona video uko dusohoye.